الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام وبني الإسلام، نواصل درسنا مستعيذين بالله مستعينين به متبرئين من كل حول وقوة إلا به. دوكم جاء سمر جاء كتاب الكبائر وبالله التوفيق. قال المصنف رحمه الله ومن نسوي كتابه أغنى مجرير موي أريد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين عقد الباب في كتابه يقول أن مرجان مجتبته فسماه أرانج أويتا باب أذى الجاري. ومرجان وكيجي شبان يوكو أن من الكبائر gonamo byaha bikuru mu Islam agomba kwirinda adhiyatul jari, kubangamira no kubanira nabo muturanyi ba Islam. Umuturanyi ni ikintu gikomeye. Adhal jari ni kabira min kabairi dhunub, kubangamira umuturanyi wawe ni kimwe mu byaha bikuru mu Islam agomba kugendera kure babani wa Islam. Faqad jaa fil kitabi wa sunnah, byaje muri Qur'an no muri sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibiduha magarira kubanira neza umuturanyi ndetse ko ari n'uw'agaciro ukomeye cyane mu buzima bw'u Islam. Faqad qala Allah jalla wa ala, Allah muri Qur'an yaravuze ngo wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa bin sabil. Allah yerekanye yuko no mu bantu bagomba kubanirwa neza kandi badufiteho ihaqi yuko tugomba kubanira neza, ngo harimo wal jari dhil qurba, umuturanyi wawe wa hafi, by'umwihariko iyo ari umunyamuryango wawe. Icyo gihe biba karusho kuba ari umunyamuryango wawe akaba ari n'umuturanyi wawe, naam, akaba ari n'umuyisilamu mugenzi wawe. Wa aljari aljunubi wasahibi biljam, yewe n'umuturanyi wa kure, yaba ari umuyisilamu cyangwa atari umuyisilamu, Allah dutegetse kumubanira neza. Wa asahibi biljam, na wa wundi ukuri ruhande w'inshuti. Qala ba'd al-mufassirin, bamwe mu bamenye tafsiri baravuze bati ni umuntu muri kumwe ku rugendo n'umwe mwaba mutaziranye, buryo nabyitwa ngo umuturanyi wawe. Yani kumwe uba wicaye mu ndege, yani wegeranye na mugenzi wawe ku ntebe cyangwa se mu modoka, yani nabwo utegetswe kumubanira neza, ngo byitwa ngo ni mugenzi wawe ariko muturanye muri iyo minota. Byasobanutse, yani ukirinda kumubangamira. Wa hadhihi cyangwa se hadha min jumlati madha al-huquq al-ashara, izbi ni zimwe muri huquq, ni kumwe mu kuri Allah yagaragaje kugera mu 10 abantu bafitanyeho ubwabo ku bwabo. Ila aya wa'budullaha wa la tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin. Ila aya abamenye batafsiri itango ni ayatu al-ashara, ni bayitango ni ayatu al-ashara, kuko Allah yavuzemo ukuri kugera mu 10 abantu bafite ku bandi. Fashahid min hadha, ikigaragara muri aya nuko agategetse abemera Imana kubanira neza abaturanyi babo, baba araba hafi haba n'abaturanyi bakure, yewe n'uwo muri kumwe ku rugendo ugomba kumubarira neza. Barakallahu fikum. Wa kadhalika qala alayhi salatu wassalam, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaravuze ngo ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, ngo kugira ngo umenye agaciro k'umuturanyi wa Islam, Rasul yaravuze ngo mazala Jibril yusini bil jari, ngo Jibril alayhi salam ngo ntabwo yigeze ahwema n'umunsi n'umwe mu gukomeza kunyibutsa. Yani Jibril yabayeho igihe cyose anyibutsa agaciro k'umuturanyi, ngo hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, kugeza ubwo naketse ko umuturanyi ahubwo nawe afite ukuri mu byasizwe na nyakwigendera. Yani Rasul byageze ahakeka yuko umuturanyi bishoboka yuko anamuzungura yapfuye, kubera ukuntu Jibril yahoraga amubwira agaciro k'umuturanyi. Byasobanutse Islam, urumva umuturanyi ntabwo ari ikintu cyoroshye, kugeza ubwo ngo hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, ngo byageze naho ntangira gukeka yuko umuturanyi ashobora no kugira ihaqi mu mitungo yanjye igihe naramuka napfuye, nawe bakamuzana ku rutonde rw'abari buze kuzungura.
bitewe n'uburyo Jibril yahoraga nyibutsa agaciro k'umuturanyi. Izi zose ni adilla ziri kwerekana yuko abayisilamu umuturanyi ntabwo ari ikintu cyoroshye mu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, abagomba kubanirwa neza. عن أبي شريح رضي الله عنه مرفوعا قلنا حديث توازن ينويت أبو شريح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفزنغو إنو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يرفزنغو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه غوزيكو يمر الله سبحانه وتعالى بتريمو برجارجا أكوان يمر نمونش يمرو ككرو كوري أزاها قريكو إمر الله سبحانه وتعالى فيجازيه الله أغاك مهم إما الجنة تنسى جهنم وامر بدش دي كنيا فليكرم ضيفه ngo ajara ngo gukorera ikramu mushitiwe bura gukorera ikramu mushiti ni wajibu, ni itegeko umunsi umwe, bikaba sunna kubikora iminsi ngahe 3. Byasobanutse nyuma y'iminsi 3 bifite umushitsi no ushaka kugira kigendera na haki aba kigufiteho. Yani uramutse ugize umushitsi akaza kugana avuye mu gihugu runaka ari waje kureba, ni wajibun, ni itegeko kumwakira ukamumenyera icyo kurya n'icyo kunywa naho kurara umunsi umwe, wajibu. Muri uwo munsi umwe uramutse utarabimukorera umushyitsi wawe afite haki yo kukwishyuza no kujya kukurega kwa kadhi kidini. Muri mu bizwe Islam uwo munsi umwe umushyitsi yemerewe mu dini nk'itegeko utegetse kumukoreramo ikram. Uramutse utabimukoreye afite haki yo kujya kukurega kwa kadhi kugira ngo umukorere ikramu ye, ni haki ye Allah ategetse. Hari umusahaba, hari umugabo yigeze kujya ku mugabo mugenzi we kujya cya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kana dhayfan lahu. Uwo mugabo yaraturutse ahantu kure cyane aje kureba mugenzi we muri Madina kugira ngo nyine yari umushyitsi we. Ahageze madha abona ntabwo bari kumuha ibyo kurya, ikramu ni nkeya. Arangije avugira hejuru atangira gutongana nabo, arababwira ati bite ko mutangaburira, ko mutama ibyo kurya n'ibyo kunywa, mume haki yanyu. Onsi nibyo sibyo birimo umushyitsi arategekara. Fa anzala Allahu qawla, Allah itamanura aya, ayitamanura aya, Allah itayimanura, la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man zulim. Ngo ubundi Allah nagakunda umuntu uvugira hejuru asakuza ngo keretse uwakorewe zulma, harimo uwo mushyitsi wimwe haki ye kandi ariye. Iyi aya yamanutse kubara uyu mugabo. Allahu akbar. Ngajye mu Islam Allah itamanura aya yo kwerekana ko uriya mugabo byari kuvuga naam, ni haki afite shingiro, afite ukuri ko gusaba haki bamugaburire bamuha icyo kunywa muri uriya munsi we umwe. Ariko nawe iyo urangiye uwo munsi ushaka bamubwira ati toka fungu genda minsi yawe yarangiye, nubwo se bitari muri sunna z'abemera Imana. Byasobanutse Islam kumwongeza indi minsi 2 bikaba 3 ni sunna, ithawabu zawe ziri kuba. Ariko bishaka ku munsi urangiye wamubwira ati twarangizanyije igendere utoya ibyo wankoze nijoro nabibonye. Fa ala kulli hal Allah yavuze ngo iki, la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Ngumuntu wakorewe zulma gahuguzwa, ngo aramutse avugiye hejuru ari gusaba haki ye, ngo Allah ntagamwandikira icyaha. Byasobanutse Islam. Fa yani Rasul avuze ngo iki, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu. Ngo uwemera Allah n'umunsi w'imperuka ajya ngo n'ikintu cyitwa kubaha umushyitsi we igihe yaje kugana muri wa munsi we. Ewana igishoboka cyose kimukorera, hatta yuqal, binavuga yuko byemeye kujya kurya ni deni kugira ngo umukorere ikram. Wadah ya ikhwa? Byasobanutse. Rasul aravuga ngo man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, nuwemera Allah n'umunsi w'imperuka falyuhsin ila jarihi, ngo ajye agirira neza umuturanyi we, amubanire neza. Wa hada wa mahallu shahid, aha naho hatumye tuzani hadith. Rasul aravuze ngo wemera Allah n'umunsi w'imperuka falyuhsin ila jarihi, ajye yirinda kubangamira umuturanyi, amubanire neza, qawlan wa amala, haba mu mvugo ndetse no mu bikorwa. Umuturanyi wawe akuboneho ikheri ntakuboneho ishari. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, ngo nuwemera Allah n'umunsi w'imperuka ngajyaranwa no kuvuga imvugo iboneye nziza cyangwa icukere niba adashoboye kuvuga ibyiza. Iyi hadisi iri kwerekana yuko kubaha ndetse no kugirira neza no kutabangamira umuturanyi biri mu birango bigaragaza imani y'umuntu. Wali muslimin,
نمر حديث من صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا حديث قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يرفو زيغو والله لا يؤمن قلنا هي كري الله نهري مرا والله لا يؤمن قلنا هي كري الله نهري مرا والله لا يؤمن قلنا هي كري الله نهري مرا قيل من يا رسول الله رسول ورموزة إن يا رسول الله أتري مرا قال رسول رانجر الذي لا يأمن جاره بوائقه وawundi utesa umuturanyi wakamubangamira kugeza ubwo umuturanyi nta keza na kamwe ashobora kubona kuri mugenzi we wawundi imyanda yose yayerekeje ku muturanyi we ibibi byose ni ku muturanyi we ngo umuntu nk'uwo nguwo Rasul avuze ngo iki ngo la yu'min ngo ntaremera tayyib narji tugaruke kuri za hadisi mbaramabwira bakhawariji bumvishe na iyi hadisi Rasul kuvuga ngo la yu'min ngo ntaremera هل يعني أنه كافر بسوانو يكو أمونو أذاكرة كنو تاها أذا بفيه مديني لا كان رسول رفوزن لا يؤمن هريمر كان رنا رهيم والله لا يؤمن أما خوارج يوم سميزي حديثي رسول نكفوز يقول نكافر والعياذ بالله المعنى يسور رتاها نغاها رسول كوان والله لا يؤمن بمعنى بسوانو يقول لم يكمل إيمانه imani yaniruzura wa illa ariko ubundi imana arayifite ariko ni igice izuzura ryari igihe niki cyaha zakireka nibwo imani ya izuzura ngabyo bishikyo bisobanuye Islam kuvuga ngo wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min bimaana bisobanuye ngo wallahi imani yaniruzura wallahi imani yaniruzura wallahi imani yaniruzura qila man ya rasulullah inde ya rasulullah قال الذي لا يأمن جاره بوائقه رسول الله ngo wawundi bangamira umuturanyi we umuturanyi we ntagahenge mubonaho ibyo byose ni sharri ni bibi umuntu nguyu ngo imani ye madha niruzura wali tirmidhi numri sunan ya tirmidhi wa hasanahu an ibn amr radiyallahu anhu ma marfu'an hadith tursaku abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu arafuga yuko qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam قل ميمان محمد صلى الله عليه وسلم يرفض زنغو خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه ngo inshuti nziza Allah kunda kurenza abandi niza nshuti uzagira zihora zigubwira ibikorwa byiza bikwegereza Allah ngo twese tugira inshuti ngariko kuba nginshuti nziza Allah kunda niza nshuti uzagira igihe cyose zihora zikwerekeza ku byiza nayo abwiye ngo Islam igihe cyose tugiye gutoranya inshuti toranya inshuti yingira kamaro والله وإلا بتريجو وازيسanga habi inshuti ni ikintu gikomeye cyane inshuti ni ikintu gikomeye cyane Allah ravuze ngo khairul ashabi inda Allah rasul nikavuze ngo inshuti nziza umuntu agira ngo Allah akazikunda ngo ni khairuhum li sahibihi ni za nshuti nziza kuri mugenzi wa burya ntuzagire ngo ni inshuti yawe umuntu uzakubona mu maasi no mu byaha akagutinya ntakubwire wallahi wona gari inshuti nziza ni yandi gucyaha ikugira inama muvandimwe va mu byurimo ndagukunda kubera Imana turi inshuti duhujwe n'akazi ariko ibyurimo no vamo dore ku musigiti ya Ramawiza bari gutanga tujye kumva iyo niyo nshuti y'Islam ngo ni nazo nshuti nziza Allah akunda yuko wagira barakallahu fikum Rasul ranjye ngo wa khairul jirani ngo n'umuturanyi mwiza inda Allah imbere ya Allah ni khairuhum li jarihi ni babaturanyi beza kuri mugenzi wabo w'umuturanyi burya ngo iyo ubaye umuturanyi mwiza kuri mugenzi wawe umuturanye ngo Allah aragukunda kandi akanagushima wallah yani abaturanyi imbere ya Allah beza Allah nahemba ni babandi baba beza nyene kuri bagenzi babo baturanye ubwo rero ini dere bikwerekana ngo umuyisilamu arasabwa kuba mwiza ku muturanyi we kugira ngo nawe Allah amukunde wa fil musnad wa sahih al-hakim wa sahahu al-hakim fil mustadrak نمر السنن نمر مسند أحمد بن حنبل يزنم حديث عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنو إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يرفزنه أيما أهل عرصة ngabanu bazaba batuye mu mudugudu umwe cyangwa se mu gace kamwe asbaha fihim ru'un ja'i'un
ngariko ako gace kose hakaba harimo umuntu umwe waraye buraye w'umunyenzara kandi bose bariye faqad bari'at minhum dhimmatullah ngico gihe Allah ngazabakuraho amaboko ma maana hada ibisobanuro cy'Islam ngo abantu kuba abakire baraye bariye bamerewe neza ariko muri ako gace muri uwo mudugudu harimo abantu baraye baburaye wallahi kandi bo bari ngo biba impamvu yuko abo muri ako gace bose Allah batererana akabakuraho amaboko nabi byabo agakabihombya business zabo zigatangira kwangirika n'ibindi nk'ibyo kubera kwicwa n'inzara kwa bamwe bo muri ako gace batamenye ngo bazirikane bajye kubaha ibyo kurya mwabyumvisha Islam ayyuma ahlu arasatin asbaha fihi mru'un ja'i'un ngabantu bazaba batuye mu gace runaka mu mudugudu umwe hakaba harimo imiryango runaka izwi ko nta pfo na ruguru bagira barabwirirwa bakaburara murabizi kandi mufite ubushobozi bwo kuba mwabaha ibyo kurya nabo bakarya ngariko mukanga mukabyirengagiza ngo illa ngo faqad bari'at minhum dhimmatullah ngabo bantu bose muri ako gace bamenye amakuru yo gusonza kw'iyo miryango nibayigaburire kandi babishoboye baranabimenye ngico gihe Allah itabakuraho amaboko n'uburinzi bwa Allah buhita bubavaho Allah akabatererana nabo ibyabo bikazamo madha yani Allah ntasiremo baraka na khair ubucuruzi bwabo bugahomba ibyabo bikangirika kubera kwirengagiza abashonje muri bo kandi bazi banafite ubushobozi bwo kuba babakemurira ikibazo cy'ibyo kurya. Ini dalili kwerekana ngo Islam ugomba kuzirikana ukamenya umuturanyi wawe yariye yanyweye ibyo ukabimenya sibyo Islam. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام رسول yigeze kuvuga ngo idha tabakhta maraqatan ngo burya n'igihe iwawe watetse maraqatan yani umufa umusosi igihe watetse umucuzi iwawe فتعاهد جيرانك فإذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ngo jya wongeramo amazi isupu ibe nyinshi isosi thumma ta'ahad jiranak ngo nurangiza ushyire mu sorori ujyanire muturanyi wawe na warye. Biba bibabaje kubona buri munsi wirirwa ubaga inkoko iwawe urya inyama amoko y'inyama inkoko ifi naam ihene inka inuma niba bazivye simbizi inyama amoko yose ushaka ukayarya ariko ubizi neza yuko umuturanyi wawe wallahi no kurya kabiri ku munsi ni kibazo kuki utashyira mu gasorori ngo umujyane cyangwa se umuhamagara umubwira ati ya akhi nyuma salatul isha ntutahe ndagushaka ko dusangira mu rugo uyu munsi bya none. Iyi sunna kubera iki abantu tutayikora abisina fa yani kuba haraba abaturanyi bawe basonza kandi ushoboye kubagaburira ntubikore bituma nawe agakuraho amaboko ibyawe nawe bigapfa baraka za Allah kazikura mu byabo. Hadithi ya nyuma ni hadithi وفي صحيح الحاكم يعني صحاح الحاكم في المستدرك ni hadithi عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا نمر حديث عبد الله بن عباس aravuga yuko قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ngira umuyimana Muhammad صلى الله عليه وسلم yaravuze ngo ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع ngo ntabwo afite imani yuzuye uwari wese uzarya gahaga wajaruhu ja'i'un umuturanyi we ashonje. Ubwo no Islam tubigisha ukuri wariye wahazi subhanallah biba noneho aho bibera bibi naho ibiryo binakunanira ukabifata ukajya kubijugunya mu mifuka za makaroni imiceri ubugari bwaraye ukajya kubumena umuturanyi wawe yaburaye cyangwa se niba yanariye ugasanga yariye duke ugeranyeje n'umuryango afite abuzukuru afite abana kuba ari tutabahamagara ngo babyirire ibyo biryaho kugira ngo bimene. Umuntu urarahaze umuturanyi washonje uwo nguwo ngo imani ye nawe ntabwo yuzuye. Wa fi riwaya mu yindi riwaya la yu'minu ngo imani ye ntiruzura man bata shab'anu umuntu uzararahaze wajaruhu tawin ngo umuturanyi we araye yihinnye yikunje kubera inzara. Iyi hadith la yu'minu ngo imani ye ntiruzura man bata shab'anu umuntu uzararahaze igifu cyuzuye wajaruhu tawin umuturanyi we yihinnye kubera inzara yihinnye mushuka mu buriri arashonje weho wahaze rimwe na rimwe ribuze kubimena icyo gihe ni haram icyo gihe
ntabwo ubukoze ibikorwa byiza ubu ni cyaha cyo kuba wirengagije umuturanyi wawe kandi yaragukeneye fa'ala kulli hal icyaha cyo kubangamirana babari w'Islam ku baturanyi ni haram nabanyiri kubikora fa'alayhim an yatubu ila Allah bakore tauba bagarukira Allah wa illa nawundi bitarido hunaka wa'idun shadid hari ibihano bikomeye cyane bazahura nabyo yawm al-qiyama فنسأل الله السلامة والعافية والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته